Alright, twarabisezeranye ni ngombwa yuko tubisohoza. Twavuze yuko tuzagaruka tuganira ku bigendanye na kanseri y'ibere. Turi kubategurira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi turaza kwibanda cyane cyane ku ibimenyetso by'ibanze ushobora kuba wabona ukavuga uti aho nta kibazo cy'ibere mfite, aho nta kanseri y'ibere nshobora kugira ibyago byo kuba narwara, aho ntago nkeneye kujya kureba muganga. Ibyo nibyo tugiye kuba twaganiraho uyu munsi, hanyuma ubutaha tuzagenda tureba nyine izindi ngingo n'ubundi nazo zerekeranye na kanseri y'ibere. Akaba ari muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kigaruka ku bimenyetso by'ibanze wowe mugore, wowe mukobwa ushobora kuba wareba ukaba wakwisuzuma hakiri kare, bikaguha amahirwe ko uramutse ugize ibyago byo kugira kanseri y'ibere mu by'ukuri ushobora kuba wayisuzuma hakiri kare, ndetse ukaba wajya kwa muganga bagakora ibizamini bigiye bitandukanye, bityo ubuzima bwawe ndetse ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'abatuye umugabane ndetse n'isi bukaba burarinzwe cyangwa se burabungabunzwe. Hano kuri Dr. Richard Official twizera yuko amakuru ashobora kuvura imbaga, mu gihe umuganga wenda ashobora kuvura umuntu umwe. Akaba ariyo mpamvu tufata umwanya nk'uyo kugira ngo twigishe sosiyete yacu, tubaha amakuru ya nyayo, tubaha amakuru yizewe, amakuru tuba twagiye dukusanya mu biba byaranditswe n'abantu b'abahanga. Abantu b'abahanga rero baba barafashe umwanya bagakora ubushakashatsi, nibwo ubu ngubu tuba twaje kugira ngo tubagezeho. Hari ibimenyetso rero abantu benshi baba bagiye bahuriyeho, nibyo turi buganire. Ndatangira nsaba kugira ngo umuntu utangiye ikiganiro nyamuneka jya ukireba ukirangize, kubera yuko niba ibyo ushaka utabyumvishe ku isegonda rya mbere cyangwa se ku munota wa mbere, ushobora kubyumva ku munota wa gatanu, dore ko ntabwo nkora ibiganiro birebire birambiranye nkabije, ntabwo narenza iminota 10, ariko ubundi iminota ni 8, ni 9, ni iminota 10, ntabwo nshaka kujya nkora ibiganiro birebire birenze aho ngaho. Ntatinze rero ndagira ngo nsaba abantu mukore subscribe nyine nk'uko n'ubundi abantu bigaragara yuko bahagurukiye gukora subscribe. Urabona ko turi kugera mu bantu mu mubare mwiza 5,100 barenga, n'abantu batari bake. Turabashimiye rwose abantu mwakoze subscribe. Mukore like rero, mutange comment, ibyo mutumva mubaze kugira ngo tubashe kuba twagira icyo tubasubiza. Kandi abari inkunga ikomeye, kubera yuko YouTube irahemba, ntago ari ibanga. Ubwo rero mubikoze muri benshi, yaba ari inkunga y'akataraboneka muteye iyi channel yacu, channel yanyu, channel ya Dr. Richard Official. Ngayo nguko rero munyemerere ntangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbagezeho ibimenyetso bigiye bitandukanye ushobora kuba wabona ugahera ko utekereza ko mu by'ukuri bishoboka ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere. Ubwo rero ndagira ngo tubigendanemo neza, ni akantu ku kandi kugira ngo byose nyine tubirebe. Ni ibimenyetso ubundi bigeze muri 7, ntabwo ndi ngenda njyamo deep, ariko nshobora gusobanuraho mu buryo buri superficiel. Utagize icyo wumva ukaba watwandikira muri comment. Ikimenyetso cya mbere ni ukumva inturugunyu. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangira kumva inturugunyu mu mabere, ariko ibyo bikorwa n'ubundi na wa wundi, byumvwa n'ubundi na wa wundi wisuzuma mu buryo buhoraho, ukaba wakwisuzuma ukareba ngo ibere ryawe rimeze rite. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise inturugunyu mu mabere, ibyo bita lumps mu rurimi rw'icyongereza, bishobora kuba byaba ibimenyetso mpuruza by'uko waba ufite kanseri y'ibere iri kugenda ikura, kuko ibi ni bimwe mu biranga. Ariko ntago bisobanuye yuko ufite inturugunyu wese tayari yagize kanseri y'ibere. Icyo bihita bigusaba, ahubwo bigusaba guhita ugana kwa muganga bakagusuzuma, bakareba nyamara igishobora kuba cyatera izo nturugunyu, kuko hari ibindi byinshi bishobora kuba byatuma umuntu agira inturugunyu. Ibyo rero ntibiguhangayikishe, wowe icyo uhita usabwa ni uguhita ujya kwa muganga, kuko baramutse ibaye ariyo bakayibona hakiri kare,
biguha amahirwe y'uko wavurwa ugakira. Ikindi kimenyetso rero ni uko ushobora kubona ingano y'ibere ryawe ihinduka. Akenshi uzabibona wenda ku ibere rimwe. Ibi bimenyetso mvuga hari igihe akenshi usanga nyine biri kugaragara ku ibere rimwe, irindi mu by'ukuri rimeze nk'uko ryahoze. Iyo usanga rero ingano cyangwa size y'ibere ryawe iri kugenda ihinduka, icyo gihe nabyo biri mu bintu bikwihutisha guhita utekereza uti nta kiri kujya mbere, bitabujije yuko ibere naryo nk'izindi ngingo zose rishobora kurwara izindi ndwara, ariko twebwe icyo turi gufakasingaho ubu nonaha ni kanseri y'ibere. Ese kanseri y'ibere uyibonye hakiri kare, nibyo navugaga mbere, biguha amahirwe yuko ushobora kwivuza kandi ugakira. Ikimenyetso cya gatatu, ushobora kureba uruhu rukikije ibere. Uruhu rukikije ibere rushobora kugira gutya rukagenda ruhinduka. Hari ibintu ushobora kubonamo, ushobora kubona wenda nk'imoko yinjira mw'imbere mu ibere, cyangwa se ukabona uruhu rutangiye gusa nk'urukanyarara. Akenshi hari ikintu twita peau d'orange. Urabona iri ni ironji, abazi nta muntu ntekereza ko atazi ironji. Peau d'orange rero ni igishishwa cy'ironji. Ni ukuvuga ngo iki gishishwa uko ubona kigaragara, ugatangira kubona ariko uruhu rukikije ibere ryawe ariko rugenda rugaragara. Icyo gihe iki kiba ari ikimenyetso mpuruza cy'uko mu by'ukuri ukeneye kujya kwisuzumisha kugira ngo bagusuzume mu buryo bwimbitse, barebe niba nta bimenyetso cyangwa se nta kanseri y'ibere ushobora kuba ufite. Ikindi ni impinduka zigaragara ku moko. Zimwe nari ntangiye kuzivugaho, aho ushaka gutangira kubona imoko yinjiramo imbere, icyo bita nipple retraction mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma cyangwa se ugatangira kubona niba yarebaga hasi ukabona iri kureba hejuru, cyangwa iri guhindura, cyangwa se nyine impinduka. Wowe icyo usabwa ubundi ni ukwiyitaho ukamenya ngo nari meze nte. Ikindi ni ukubona nyine hari ibisohoka mu moko. Wenda ntiwonsa ntugira utari kukajya kubona ukabona hari gusohokamo, ushobora kuba ari intananya ziri gusohoka, cyangwa se ukabona hari gusohoka amashyira, cyangwa se ukabona hari gusohoka amaraso. Icyo gihe nabyo bigusaba kwihuta ukajya kwa muganga bakakurebera igituma muri iyo moko yawe hari kugira ibisohokamo bitari byitezwe. Ikindi ni ukuribwa. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangira kumva uribwa. Ubwo tugeze ku kimenyetso cya gatanu, ni ukuribwa cyangwa se ukumva hari ukuntu nyine utameze neza, udatuje, yaba mu ibere rimwe yaba muri yombi. Ibyo byose biri mu bishobora gutuma wihutira kujya kwa muganga ugasuzumwa, hanyuma ugafashwa amazi atararenga inkombe. Ikindi ni ukumva amasazi. Ni ukuvuga ngo niba ubundi ufite ikibazo mu ibere ugatangira kumva amasazi mu ruhande iryo bere ririmo, icyo gihe hari igihe aba ari ikimenyetso mpuruza nacyo cya kanseri y'ibere. Bityo rero ukaba usabwa kwihutira kugana kwa muganga kugira ngo bagukoreshe ibizamini. Ibi bizamini nabyo tuzabiganiraho kugira ngo nujya kwa muganga ujye umenya ngo niba bagiye gukora iki, bagiye kugikora. Nshaka yuko umuryango nyarwanda ubamo abantu nyine basobanukiwe, atari ukugira ngo tukuyobore buhumyi. Ari nayo mpamvu nyamukuru yo kuba wakihutira kujya ukora subscribe kugira ngo nidukora amavideo nk'aya ajya ahita kugeraho nawe ube mu ba mbere biga. Ikimenyetso cya nyuma ari nacyo cya karindwi ni impinduka izo arizo zose udafitiye ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose twavuze ni zimwe muri zo, ariko niba hari izindi mpinduka ubonye mu by'ukuri udafitiye ubusobanuro, ihutire kujya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo igihe rero nyirizina cyo kujya kwa muganga ni igihe ubonye impinduka iyo ari yo yose, ukavuga uti iyi mpinduka ntabwo nsanzwe nyizi, sinari nyiteze, kubera ko hari impinduka zishobora kubaho umugore atwite, zishobora kubaho yonsa, zishobora kubaho agiye kujya mu mihango, zishobora kubaho, izo zo ubu ziteze, ariko hari izindi ziza utaziteze. Izo rero utiteze nizo zigukururira kuvuga uti sinzi ibyo ari byo, reka ngire reka njye kwa muganga bansuzumire bandebere, ubundi
tugire ubuzima buzima. Murakoze rero, ntabwo mba nshaka gukora ibiganiro birebire nk'uko nabibasezeranyije hano kuri Dr. Richard. Ibiganiro nakagaruka, mureke tubonane ubutaha.